Mana yacu uri mu ijuru, ingabire nagera mu bwami bwawe umwakire. ni ibintu umuntu adapfa kwiyumvisha. Reka ngusuze wowe ukomeje gutega amatwi Chance TV Rwanda CTV aka kanya kuri iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2021 ku munsi w'intwari twabuze umuntu ukomeye cyane muri timu yacu Ingabire. Hitwa Ingabire muri filime, kuri bamwe mwari mwagiye mubibona ku mbuga zitandukanye ko hari filime turimo dukina. Twabuze rero umuntu kuri iyi tariki wari wanakinnyemo kuri pati ya mbere, so ntago byoroshye. Uyu ni umunsi ukomeye cyane, kubura umuntu wacu ntago ari ikintu kiba cyoroshye. Cyakora ndi kumwe na bamwe muri ino team, bose baraza gucaho bagira icyo bavuga, ariko nanabasaba ko mwese abaduteza amatwi, abatureba, buriya ntago buri muntu aba azi iherezo rye, kandi urupfu ruza rutunguranye. Icyo nicyo navuga. Rero ikiba gikenewe cyane ni ukureba ku nzira zacu, se twebwe ubundi ejo turamutse tugiye byagenda gute. So reka aka kanya wenda ngahe bagenzi banjye bagende bagira icyo bavuga nko mu munota umwe cyangwa amasegonda, hanyuma ndaza kuza dusoza ku iyi interview turimo dukora tugiranye. Yes. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye, ni ibintu umuntu adapfa kwiyumvisha. Twabuze umuntu ukomeye cyane, Ingabire wacu twakinanaga kweri, yari afite umwanya munini ukomeye cyane ku buryo twamubuze tugacika intege twese. Gusa ndihanganisha umuryango we, natwe turababaye. Gusa Imana yo mu ijuru imwakire. Murakoze. Mwiriwe neza, muravugana na Singura na Tomasi. Gusa ko ngaragaye hano nanjye mu gihe cy'akababaro twagize. Ntago bishimishije kubona ubura umuvandimwe mwari kumwe kandi mwari mufite intego imwe, ariko iyo ubonye abuze gusa kurihangana, ariko ukareba uburyo wazashyiramo izindi mbaraga, ko twese tujya inzira imwe nk'abantu tubanye muri iyi si yacu. Mwihanganira ibyabaye, natwe turabyihanganiye. Gusa ko abagiye Ingabire wacu, Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze, nta kindi narenzaho. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Sindaheba Dismas. Ndi hano nanjye kuri ino televiziyo mfite agahinda kenshi. Twabuze umuvandimwe wacu twakinanaga Ingabire. Biratubabaje cyane kubera ko yari afite umurimo ukomeye muri filime yacu. Mwebwe mwese rero murimo muratureba, mwihangane, natwe turakomeye, twihanganishije n'umuryango we na timu yacu muri rusange. Ingabire Imana imuheruko ridashira, kandi nabo turi kumwe twese dukomere, twihangane, nta kundi. Nitwa Iribanje Edouard. Twabuze umuvandimwe wacu Ingabire twakinanaga. Dufite agahinda gakomeye cyane, umuntu wese uturuzi uko turi kubisobanura nawe atakwigezaho. Gusa Imana imuheruko ridashira, tuzahora mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze. Nanjye banyita Hategekimana Simeo. Kuri iyi tariki ya mbere yo kwa kabiri nta gahinda kenshi, mbega byaturenze. Twabuze umuvandimwe wacu Ingabire. Twari dufatanyije umurimo wo gukina filime, ariko twamubuze. Gusa ko turakomeze twihangane, umuryango we wihangane, kandi natwe abo twakinanaga dukomeze twihangane. Imana nibishaka tuzahora mu bwami bwo mu ijuru. Imana namwe bagirire neza. Mana yacu uri mu ijuru, Ingabire nagera mu bwami bwawe umwakire. Mana yacu udufashe umwakire. Ingabire ari intwari kuri twese, kandi ni intwari mu rubyiruko rwose. Mana we umwakire. Ingabire yari umwana mwiza, nta kindi navuga, kuko yagiye twese twari tukimukeneye, kandi twiteguye yuko uramwakira mu bwami bwawe. Urakoze Mana.
So nk'uko mwabibonye mwese abenshi baciyeho, cyakora ntago yari timu yose kuko bamwe ntago babashije kuboneka, harimo n'abamama n'abapapa batabashije kuboneka, ariko mu by'ukuri twihanganishije umuryango wa Ingabire, aho imiryango ye iri hose kabisa, bakomeze bihangane, ni ibintu bibaho, natwe ntago twari tubyiteguye. Filime yari kurangira muri iki gitondo twumva inkuru mbi ko yaraye apfuye, ariko ubwo nyine Imana yabishatse iramwisubiza. Gusa Ingabire pe yari umukobwa mwiza witonda pe, nta n'uwaketse ko yanapfa, ariko nyine mu isi niko bigenda. So ndabashimiye, mukomeze kwihangana. Kuri iyi filime haraza kubaho ibiganiro, turebe niba ishobora gukomeza cyangwa niba twakina iyindi. Ubwo tuzababwira mu minsi iri imbere. Muri part 2 tuzagaruka noneho tuje mu gice cya kabiri, tuje kubabwira ikijya mbere. So ndabashimiye, mukomeze kugira umugoroba mwiza, kandi buri wese amenye ko mu isi ntago ariho iwacu, ahubwo twitegure, cyangwa se navuga ngo buri wese anoze inzira ze, kuko ejo nawe wacaho. So mwakoze cyane gukurikirana Chance TV Rwanda CTV, mukomeze mugire ibihe byiza.